Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami Imana abahe umugisha kandi abishimire. Ubasuhuza rero ni Pastor Silver, nkuko mujya mukurikirana channel dutambukirizaho ijambo ry'Imana, isoko y'ubugingo. Imana ibahe umugisha rero, nari ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka tubanze dusenge, hanyuma tubone dusoma ijambo ry'Imana. Mana, turagushimye, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ubutwari n'ubushobozi. Uyu mwanya w'ijambo ryawe nyemerera umuntu wese ugiye kuryumva rihingire impinduka rimusigira ku buzima bwe, kandi imbaraga z'Imana zibane na buri wese mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nari maze kubibwira rero, mwebwe mujya mukurikirana iyi channel, Imana ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero, tugiye gusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Turasoma ibice byaho 19, turaza gusoma kandi n'umurongo waho wa 20, kandi turasoma uwo murongo wonyine. Imana iduhane umugisha. Umurongo wa 20 haravuga ngo, hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senekeribu umwami wa Ashuri, irabikwemereye. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana, wowe turi kumwe, wowe ugifungura channel none ahangaha, ndagira ngo mubwire ngo umwami Imana ari mu ruhande rwawe, umwami Imana ari kumwe nawe, Imana iri mu ruhande rwawe nk'uko ijambo ry'Imana rivuze. Hanyuma Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya aramubwira ngo, kuko wayisabye kukurengera, Imana irabikwemereye. Narinje kukubwira ngo ikintu umaze iminsi usaba Imana irakikwemereye. Narinje kukubwira ngo icyo wasengeraga utarabonye igisubizo cyacyo, uyu munsi habonetse igisubizo cy'uko Imana irakwemereye. Ndavugana n'umuntu wari urwaye amaze iminsi abwira Imana ngo imukize, Imana yemeye gukira mu izina rya Yesu. Ndavugana n'umuntu wari ufite umutwaro arushye, Imana yemeye kuruhuka. Ndavugana nawe wari umaze iminsi ufite ikigeragezo cyanze kurangira, uhora wifuza ngo Mana wandangije ikigeragezo, Imana irabikwemereye. Uyu mwanya narinje kugira ngo ikintu umaze iminsi usaba Imana irakikwemereye. Ikwemereye yuko wubaka urugo rukarama, ikwemereye yuko usubira mu rugo wataye, ikwemereye yuko abana bawe baziga amashuri, Imana ikwemereye yuko akazi kawe gakomeza, Imana ikwemereye yuko ibyari biguhize byose bisubizwa inyuma, kuko urabyemerewe mu izina rya Yesu. Uyu munsi cyangwa uyu mwanya Imana yemeye yuko icyo umaze iminsi urwana nacyo uhabwa ubutsinzi bwo kugitsinda. Imana iduhane umugisha. Ijambo ry'Imana niryo ryabivuze neza. Uyu Yesaya mwene Mose atuma kuri Hezekiya ati, uyu Yesaya yari umuhanuzi w'Imana, yari umuhanuzi utumweho, nkuko nanjye nje ngutumweho n'Imana imbwiye yuko icyo umaze iminsi ushaka, icyo umaze iminsi ukeneye, icyo umaze iminsi usengera, icyo umaze iminsi wifuza, Imana irakikwemereye. Birashoboka ko hari awakomanze bakagusubiza inyuma, birashoboka ko hari ikintu wasengeye kikanagusubizwa, birashoboka ko hari aho washakaga kujya bikanga, birashoboka ko umaze iminsi usengera ikintu kimwe wifuza ko wabona igisubizo cyacyo ariko wari warakibuze. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya Imana irabikwemereye. Imana yemeye yuko nawe ushaka ukaba umugabo nk'abandi, Imana yemeye kushaka ukaba umugore nk'abandi, Imana yemeye kubyara ukagira umwana nk'abandi, Imana yemeye kugira akazi nawe ugahembwa nk'abandi, Imana yemeye ko mu mahanga ushaka kujya, Imana ikwemereye ko iyo visa umaze iminsi ushaka, Imana irayikwemereye. Imana yemeye ko nawe wubaka inzu nk'abandi, Imana yemeye kugira imbaraga z'Imana, Imana yemeye ko ibyo bitero by'abadayimoni byaguhoraga ku buzima bwawe, Imana yemeye ko bivaho bikagenda ukagira ubuzima nk'ubw'abandi. Imana yemeye yuko ugira umunezero nk'abandi, Imana yemeye ko amahoro agaruka mu rugo rwawe, Imana yemeye ko mu kazi kawe byongera bikagenda, Imana yemeye ko inshuti zari zaragucitseho zigaruka ukagira inshuti nzima, Imana yemeye ko nawe unezererwa. Imana ikuvanye mu kababaro umazemo iminsi, Imana ikuvanye mu kibaya mu gikombe cyitwa Baka, Imana ikukuye ahantu wari umaze iminsi umerewe nabi, Imana yemeye ko nawe uruhuka ukagira amahoro, ukagira umunezero, ukaryama ugasinzira, ukatabarwa n'Imana, kandi Imana yabyemeye mu izina rya Yesu. Uwo maze iminsi diplome yawe
uyidepoza ntiyakirwe, Imana yemeye ko yakirwa. Wowe umaze iminsi barakurogesheje, Imana yemeye ko ayo marozi ntacyo yongera kugutwara. Wowe umaze iminsi abantu bakurwanya, Imana yemeye yuko ntacyo bazagutwara. Imana yohereje igisubizo kivuga ngo kuko wayisabye kukurengera. Ndabwira abantu bamaze iminsi bashaka uburengezi bw'Imana, bashaka Imana ibatabara, bashaka ubutabazi bw'Imana, batakira Imana, barira, bashaka ko Imana ibarengera. Imana irakurengeye mu izina rya Yesu. Wakira umugisha w'Imana, wakire kurengerwa n'Imana. Uyu mwanya wa none ahangaha nari nshoje nkubwira ngo akira kurengerwa n'Imana kuko Imana irabyemeye mu izina rya Yesu. Reka ngusengere nsoza. Wowe wumvaga wihebye, ndagira ngo mbwira ngo subiramo imbaraga, kandi mu ijuru hari Imana itabara, kandi ugiye kurengerwa n'Imana mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye umuntu wese waruntumyeho kubwira ko umurengeye, reka yakire ubutabazi kandi abone ubutabazi kuko arengewe nawe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen.